Yo ayo basi bimeze bite nuko dutangiye filime yacu nakubwiye ngo wabonye filime nyinshi ariko iyi filime ziza filime z'ubwenge agafilime ureba kakagusigara mu mutwe ukaba utazigera ukibagirwa filime bayise ngo ikirero nakubwiye ngo iyo rero kiwagafashemo turasobanukirwa ujye uva kuri za filime basakurijemo niyo mpamvu bazitangira ubu twa keza karigura reka ntabwo twe dufana ntidusakuza ni ijambo kurindi umuntu agasobanukirwa bimeze bite ko kira cyane ubonye ukuntu gisimbuka tukakwamamariza ibikorwa byawe Lake Show Entertainment na Rock Entertainment ku bufatanye nuko dutangiye filime yacu dutangiriye mu isanzure nakubwiye ngo izi ni za filime z'ubwenge umwana umubyeyi ingeri zose mwicare hafi mbereke wagwana wumva amagambo dutangirana rebe On December 31st, itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2014 cab traveled through taxi yarambutse ivuye muri San Francisco Chinatown ivuye Chinatown to Marin. ijya Marin iyo ni imijyi yose n'undi muri San Francisco za Chinatown Carried a single passenger. iyo taxi voiture yitwaye umugenzi umwe gusa Her birth name. mugore witwa ku mazina yavukanye Jennifer Aniston. This is the first, nikasigaye yita last niyo chapitre ya mbere ni ya nyuma y'ubuzima bwe dore umugore nguyu yaje hano harimo bya bintu bya kera bareberaga ama video n'ibintu bya kera ubu ngubu turi kubigira digital tubikura muri analogue kuko harabimuhaye amashusho bayakuye mu bya kera bongera bayashyira mu minsi y'uyu munsi kugira n'abazaza kera bazayabone umukobwa yaje kuri no na ama video yagiye afatwa mu myaka ya kera hano na ahantu babika ibintu bya kera bagenda bika by'imyaka ya kera gasaba ibintu bimaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi hano hagiye reba hano harako yabonye vuga ariko iyi cassette wayireba aza gukanda manyeto buriya ni yejo bundi bino nibyo kera bareberagaho ibyo kera bareberagaho ufataga ibintu bimeze nka filime zimwe zo mu makamera ya kera bakabyicomekamo hariya filime ikagenda yikaraga ukareba umukobwa yaraje yicara hano hari filime abonye ni ibintu bya kera byakozwe aza kureba ni filime yafashwe mu 1906 urebe filime witonze utangiye kureba kera dore umuduka ya kera batwaraga utangiye kureba mu myaka ya kera uko byabaga bimeze umwana w'umukobwa ukiri muto sinzima hazano kureba umutingito wigeze gukubita San Francisco muri iyo myaka mu 1906 habaye umutingito urenze muri San Francisco ni muri Amerika akomeza kubireba iyo wakubwo ninjye wakanditse ariko simba cha kwigira nkaho ndi rumaga ariko ninjye wakanditse aramukurikira umusore uri gutereta nazi ko umuntu ari gutereta byaye mama we ugeze ngiye ahantu heza hari ibiryo hameze neza ngiye kurya Back to the party. Just wanted to spend 20 cents. Ye numvaga rero twakabaye turi kumwe twiganirira ijoro That was a risk. oya What? Leaving your date upstairs? ibaze gusiga shere wa hejuru nabonye musomana ukazana Come on, you beautiful woman. nabonye umugore urambaye ubururu Her name agusoma and in Kova. No. oya Her name is Agnes Bond. uriya mukobwa mwita Agnes Boggs I'll let him know you like this food. papa we niwe chef uri guteka hano ntago ari shere wanjye narubwo duteretana nimba abonye nsuhuza ukabigiramo ishyari arakurikira Yes, please. Thank you. taxi voiture yego murakoze cyari umwana muto abasore baratereta bamwiruka inyuma kumbe n'umukecuru kukuri I'll just wait with you. So you can ngenegereje taxi reka tuyitegerezanye nge nawe umusore Does make it a lot easier to send flowers. ndashaka menya adresse zawe byanyurira kugira ngo njye nkoherereza indabyo manage. oya Goodbye. It's been an adventure. bye rero byari byiza guhura nawe umukobwa caho ababona bano bana baruta bari kumutereta Thank you. kandi wakoze none se You go again. Touch. tuzasubira gute Alice. umwaka mushya Elise kandi wakoze umukobwa caho abasore bamuteretara bakati Well, it has mathematically. hari imibare yari yarabaze papa Based on his calculations, it would pass by Earth. avuga ngo hari ikibuye kizaca muri iyi si yacu mu 1981 icyo kibuye cyarahaciye wapi It did not. ariko ati bisobanuye ngo urukundo imyaka n'inzoga
ni ibintu umuntu atagomba kubara cyangwa se ibirahuri by'inzoga unyweye ngo ni ibintu utagomba kubara ngo ni umugani wo mu gitaliyani. Sorry. Thank you. Gutereta yagutereye umukecuru imitoma nubwo twe tuzi ngo imibare ubundi hano niho bavuga ngo imyaka ni imibare uyu yagumye kungana uko yanganaga. Day. Uwo munsi ndawibutse koko. Yes, it was a book in Norwegian. Ni igitabo cyo muri kiri mu kirimi cyo muri Norvège nari ndi gusoma Someone could comprehend. biri kungora kugisobanukirwa. Kidding. Uranyinisha ariko ndi kugukinisha. Kidding. Yes, of course. Uri kunyinisha ndi kugukinisha umukobwa. Braille for beginners. Nursery rhymes or Nari ndi gusoma igitabo ndi kugerageza kureba ndi kwiga kirimi bavuga muri Norvège. Ubu none wambwira ikintu cyose ushaka nkakizera. Mbwira. It's better this way. Oya byaba byiza nageze ikintu nkubwira tubigumishe gutya. No, Oya it's not. ntago ari byo mbwira. Umukobwa nta kintu ashaka kumubwira cy'ubuzima bwe kijyanye nawe. Usura urugo rw'ubusanga ari ibitabo biri hirya no hino, naho mwebwe umukobwa aragusura akabona ni amacupa ari hirya no hino. Muri uyu mukobwa bari kukubunyuzamo ijisho. Who speaks English? Ese ukanu muri nta muntu uvuga icyongereza kuko icyesipanyoro nanjye ntacyo nzi. Eu quarta comprar. Kualota compre. Hold on. Ndagiye umusore yabuze umuntu umusemurira. Give me a second, okay? I'm trying Ndi to. kugerageza kuvuga igiportugal ariko ntabwo bari kunyumva. Aramusezera umusore muri business ariko byamunaniye. The Rainforest Trust wants to buy 5,000. Hari ahantu nshaka kugura hegitari 5,000 ariko kumvikana nabo mu cyesipanyoro n'igiportugizi byananiye. Umukobwa mwambara telefone. Måste comprar 5,000 acres. Umukobwa ahita avuga igiportugizi cyiza cyane. Está no correio. Arakivuga neza cyane ibyo umusore yaramubwiye ngo ndashaka gukonfirima ko hegitari 5,000 nziguze. Wait, that's it? Nibyo? Let go. Yego, ire kure siko wambwiye. Umukobwa yahise amukorera akazi. Ntabwo wamara imyaka irenga 80 ku isi utazi indimi zose kandi udasaza. Umukobwa yaje muri taxi voiture. Urebe filime yatagira akantu kaguci. Umukobwa ageze hano yarebye intebe iri hano. Yaraje areba intebe iri hano. Ibuka uyu mujya usaziyemo agenda avamwe ajya ahandi. Yarebye intebe atangira kwibuka. Abona hari umuntu yicayeho. 50, man. Mada uricura $1 rimwe. Urebe. Hano abona umusore wicaye ufite impeta. Ka kantu nyine kaba karimo impeta. Driving, please. You got it. Komeza utware. Sinzi impamvu umukobwa bitekerejeho. Abona umusore ufite ka kantu baguramo impeta ugiye ngo guporopoza. Uri kukareba umukobwa birahinduka. Ni filime. Yaje anatangira kurira. Kubera iki? Abonye umuntu ufite impeta yo guporopoza akarira. Uyu mukobwa yabayeho ubuzima bwinshi wibuke. Twe tubaho kagira tarani 40 senkani suwasani umaze gusaza 70. We ntiyigeze asaza, aracyari umwana muto, azi ibibera imihanda, azi wagwana. Turi nguyu. Yeah. Reese yaratashye, yaraye mu gasozi. Ageze mu rugo asanga ya mbwa babanaga ntago imeze neza. Meze neza. Ya mbwa babana. Meze neza, wibuke imbwa zirasaza. Urea and creatine levels are way too high. Iyi mbwa rero These are failing. impyiko zayo kubera gusaza n'umubiri wacitse intege n'impyiko zananiwe. Iri kumva uburibwe bwinshi. If you were me, what would you do? Ubaye uri njye wakora iki? Mugimupfiriye. I'd be thinking about what a wonderful life he's had. Mbaye ndiwe aho kubazwa nuko imbwa yapfuye nakaba ndi gutekereza ubuzima bwiza yagize ikiri ku isi. Akaba ari bwo nserebura. Niwe muvandimwe agira niwe muntu babanye n'abandi bantu aba bakwepa batazanamenya n'iby'imyaka ye. I have a moment alone with him. Wamakanya nkaba ndi kumwe n'imbwa yanjye. Ukuntu abantu bakunda imbwa cyane muri imbwa yo mubanye igihe kinini ugera ukayikunda.
mwirirwana muciringa barabukubira no kubaho mu marunga ari bonyine nta miryango bakibana nayo hariya hanze aba ari we muvandimwe nyine bibanira mu nzu usanga bazikunda cyane kabwa hano karananiwe baramubwiye ati nta kindi gasigaje usibye kwipfira ati tekereza ubuzima bwiza ahubwo kabayeho kabwa ke garutse mu rugo mukecuru wacu nakubwiye ngo buno filime ntabwo iratangira Hey, Jenny. Jenny uyu ni Elise nagerageje guhamagara inshuro nk'ebyiri My messages. nubona message yanjye umumagare ni wa musore baherutse guhura witwa Elise muri ya ejo bundi bararanye yaje hano bafite amafoto ya kera ay'umugabo we ya kera ay'umwana wakiri muto ya mafoto yo mu 1996 hano turi 2014 akari amafoto y'imbwa iyi mbwa noneho yari yarabyawe n'indi nayo babanye nayo yarabyawe n'indi babanye mbega yapfushije yagize ibyago imbwa zabo barazifotoza kugira ngo nizinapfa bajye bazireba bazibuke we